bini fodra imandra gloria. Imana ifite imbaraga. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka no ugiye kuba ikinyuranye mu bantu. Ni umwaka Imana ije gushungushura. Ni umwaka ije kugaragaza urukungu n'inopfu. Imana rero yambwiye ngo mbwira abantu yuko uyu mwaka ugiye kuba ikinyuranye nanone. Ni umwaka wuzuyemo impaka. Ni umwaka abacuruzi benshi bagiye kuzamuka sigare bakananirwa bakikubita hasi, abantu bakananirwa ku mafaranga yabo. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo abantu bari hose bapfukame ku rwego uriho amafaranga ufite. Rero Imana yambwiye ngo mbwira abantu bose babasha kumva ikiganiro. Imana yambwiye ngo Imana ifashe inkoni, kandi iyo nkoni kubwifashe yambwiye ngo naguzava ku bitugu by'inkozi zibibi. Imana ifite inkoni, ifite uburakari. Yambwiye ngo abantu bonge bagaruke mu kidendezi, bagaruke ku isoko. Abantu isi yababeshe ko bazakomeza kwikiriraho, none ibyisi abantu baba bafite ibyo bayikiriyeho, isi igiye kubagira ikinyoma. Imana yambwiye ngo mbwira abantu elapa guide mora shamba grerema. Nabonye abantu bakiri mu ihamu buki ariko kurabiranga. Ijwi rirambwiye ngo igihe abantu bose babire mu buzima bitango bwiza, ntago bwabere bwiza kuko none babwishije bwiza, ariko nabo bwabo bameze nk'abashukura torete bigiramo. Rero Imana yambwiye ngo ihema rivuye ku bantu ariko rigarutse no ku bandi. Ihema ririmutse ariko rigiye no ku bandi. Uyu mwaka ugiye kuba abantu bagiye kwambara inifomo zo gusubira ku ishuri kandi bagize mu gihe cyo gudefanda. Nabo yabarasura mu wa mbere. Imana irambwira ngo igiye gushyira abantu mu ishuri kandi bagaragara nk'abarangije. Maze gusubiza abantu mu buzima umeze nko kongera gupfundikanya kandi bararenze mu buzima bwo gupfundikanya. Uramwaka ntago woroshye. Nabonye inzego zimwe bazishinga nkabona ziri mu nakazura zikagenda zivunika irambwira ngo uramwaka nta nzego zihari, uramwaka nta mikati ihari, uramwaka nta rukarango ruhari, uramwaka nuko abantu bagomba gutyaza bagasenga. Abantu basenga baza ibashyireho ihema ryayo, pana bimwe gusenga ngo umutaka se watwikira amashaya ahari, musaya yatwitwikira umutaka umuyaga uhari. Haduye yose ikwinjiriye ugomba kufite ikintu cyose gikoma kubita haduye. Imana irambwira ngo abantu bagabanya amasengesho yo kwiriza ubusa ngo gusenga bazifunga ntazo bazafungura, noneho muzajye kwiyahura. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanye gusuza dukurikiye n'iby'agaciro komeye cyane kubugarutse kwa natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warisemo iyi cana kuri kamera. Ndi kumwe n'umuhanuzi Dawidi. Nishimiye ko njya kwakira muhanuzi w'Imana. Nanjye ndabakiriye abankurikirana bose ndetse nenda kwakiriye mu izina rya Yesu. Amina. Kana murakoze kunyakira. Hano ko ari hezara, hano kuhibeta rwose umuntu. Anga beta kwa mwene Mariya. Kwa mwene Mariya? Mwani kwa mwene Mariya nta botobe kibano ni kwa mwene Mariya. Reka da. None se hano kuki bahise kwa mwene Mariya? Ahanga nyine yo hageze musabana nawe. Yesu aragucanira, Yesu aguhijwe. Nyine yaravuze ngo muze twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu. Ugeze hano ngaha byanze ukuntu kirere kirafunguka. Yego. Kuko nk'urugero y'umugore ari mu bana ntabwo ashobora gukiranuka ngo bikunde akorera Imana. Ariko yabasize mu gakinaga ahantu. Akihana, yamara kwihana yumva aruhutse byane byo mu rugo rwe byongeye kwegura ko Marko asuye mu rugo. Ariko ya mwanya yafashe kuba ari kumwe na Yesu. Bagirana ubusabane. Niyo mpamvu hiswe kwa mwene Mariya rwose. Ni kwa mwene Mariya, ni ko mpita, ubundi nkayita ngo ni iwanjye. Nahantu umuntu aba niyibane akagira undi babana. Ari we Yesu Kristo, akabana n'umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera hari ibimenyetso bimuranga. Umwuka arayimura ingeso, umwuka arayimura karande, umwuka wera yimura ibyaha,
Mwuka arayimura ubugugu, Mwuka agusigira kugira urukundo byonyine. Yego. Niwo wonyine umwuka wera gusigira nukwira urukundo, naho uramutse ubaye usenga ugira ibyaha, ukagira amaganya, ukagira amatiku, ukangana, ukaroga, ukagambana, ukicana, uri gitamisi. Njangwe na mbeba baherutse kugirana ibiganiro. Njangwe abwira mbeba aramubwira ati ndiyumvamo gusenga. Ati njangwe urumva tingiye napanze gusenga kandi asengana na mbeba. Kandi uko ko njangwe na mbeba ari abakeba. Yego. Kimwe gitunze ikindi. Noneho mbeba ati none se urashaka ko dusenga gute? Ndashaka ko dusenga amasengesho iminsi 3. Ati no amasengesho iminsi 3 tuzasenga gute? Tuzabwiriza gute? Tuzarya gute? Tuziyakira gute? Yego. Barangije njangwe aramubwira ngo rero tuzasengera ahangaha ku rusengero, nituramase tuzasoreza iwanjye. Barangije njangwe mbabwira njangwe aramubwira ko kurumva ukeneye gusenga wamaramaje. Ati rwose ndumva gute izima zigiye kuzanyica, ndumva shaka kugabanya ibinure tukabigabanyiriza mu masengesho. Biza kurangira rero njangwe na mbeba batangiye amasengesho. Barangije ku munsi wa mbere batumira umuryango wo kwa mbeba ngo niwe urabwiriza. Umuryango wo kwa mbeba haza umwe arabwiriza. Noneho hari ibintu abavuga bakoresha byitwa imfashanyigisho mu kubwiriza. Aravuga ati muhinduranye intebe niko bihindutse kugira ngo abantu bakunde baseke. Buryo nta kintu ufite cyo gufasha abantu, nta kintu na kimwe cyatuma umuntu afashwa nta kigufasha ufite. Kugira ngo umuntu mbwirije afashwe n'ikintu rutsemo, nimba nta cyanutsemo umuntu afashwa kubera iki. Noneho mu umuryango wo kwa njangwe wo kwa mbeba arabwiriza. Noneho umuryango wo kwa mbeba ugatesha uvuga ariko aya mazu ntabwo tuzasoza amerwa ataragaruka. Baza kurangiza rero barayakurura umunsi wa mbere, uwa kabiri umuryango wo kwa njangwe nawe uburabwirije. Njangwe akayabwiza akayikoma gutya, yikoza hirya, yikoza hino, n'umurizo wigira gutya atara akagaruka hino. Ati mutiraro wazo umurambaro cyangwa ingufi ndende. Ati no kwa mbere naraziteye ko bitavuyemo. Ati muhaguruke ko nahagurutse imyaka 10 ko bitize byicara. Sinsaga binkinegereje. Mbese biranga. Burya kusengana n'umuntu ukajya mu isi y'umwuka akiri mu mubiri biravuna. Ugahanura mu gihe burayi, ukabwiza mu gihe burayi umunyamubiri ntabyumve. Imana ikavugira mu marenga nkuko Yesu yakoreshaga abantu ntibumve icyo Imana iri kuvuga. Ati reka nivuga ko ari umurozi ari kangwi ndimo nemera ko Imana ivuga. Reka nambwira ko kasida ari wundoga. Oya. Ubwo umuvuze ko urogwa na kasida muturanye kutaragira imbaraga z'umutima zo kumwihangana no kumubabarira, ntiwararugiye kumwihimuraho. Imana yanga kwivuga kuko izi ko umuntu aremwe nabi. Irakubwira ati Ihari arabikora ariko azaruha ubusa, ntabwo azagira ku mugambi. Icyo kiba gihagije. Ariko ushaka no gusangura ngo umenye umuntu kuroga uwari we, n'umuyezu uzagira ute. Ahubwo n'umuye uzasara, uzahitugwa, ugambire kumwica nawe, nimbara kwica bari uzagamba kumwicira batatu. Ntabwo Imana kubikoze ubwira ngo bikore gutyo. Barangije njangwe arabwiriza nabo gufashwa biranga mu rusengero, biza kuragira bageze ku munsi wa gatatu wo gusoza. Njangwe ati no sasa reka dutahe tujye kuyasoreza mu rugo. Barakugendera abakristo bose bo kwa njangwe nabe barasohoka mu rusengero baragenda. Noneho njangwe asigara nambe barambwa atereko njangwe ati abantu babwirije umuryango wiwanjye n'uwi wawe babwirije gute. Gurumva ngo kanaka ngo arabwiriza ngo akavuga cyane ngo agakiramo n'ibikabyo ngo aragwiza akazunguza ikibuno ngo amako kizunguza ngo bikagenda nabi. Ngo urumva ngo arabwiza abantu ngo bahaguruke ngo mubyine ngo mutere haleluya ngo bira ngo ntago ari ibyo ngo mukwigisha. Beza kurangira rero abakristo baragenda bajyo bagomba gusoza amasengesho. Njangwe nambe basigara mu matiko ko babwirije n'abapasiteri nawe amatora arangiye, amagaba diakoni agamagaba aririmbyi babyishe, abacuranzi babyishe akabicaza ati ni gute mutashobora kiragisirimo ngo abantu bafashwe batanga amaturo menshi. Umuntu utabwirije ko rera jambo rivango abantu bazima no bazakomera. Wajya ukayakubwiriza ijambo rikakaye, abantu barapfuye bashaka amagambo y'ibitangaza, none ntikucyo utavuze none akamaturo akaba yabuze. Wajyanye muri biro.
barembye ati mwebwe mwagiye kwatonesha mufata indirimbo mu gitabo ntimwaririmba uko bakayiririmbye mugorora amajwi muraririmba gufashwa abantu biranga kandi badafashwe ntibatanga amaturo nibyo basigaramo mu rusengero bageze ahantu ro bagomba gusoza amasengesho njangwe basaba abakizo basanze bari kuririmba undirimba ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye yego barangije bakoze ikintu gikomeye njangwe akigira mu rusengero bakigira aho muri gusoza amasengesho ahita abwira mbe barambwira ati mbe bati burya amasengesho ntabwo tukiyashoje tibyagenze ute ati numvijemo ko amerwe yagarutse tubusa amasaha asigaye ubu turi saa 9 saa 10 saa 10 saa 11 saa 12 tugasoza birakoneye kwihangana ayo mirwe ntiwabura wese tugoye gasho kwa wenda ugiye gutembera hano hanze wenda ubucuma amasaba wenda uze gusanga amasengesha arange uze tusangire ngo hoya ngo ndumva mfite amerwe yo kurya ngo iminsi mazibiri yose ndyamye ntarya amerwe yansaranye haleluya barangije bakora ijambo rikomeye mbe bahagarara kwijambo bango ntago wandya tutarasobanura twasengeye amasengesho ngo tubanze umenye amabwiriza n'amategeko yari ahanditse ntago batangira amasengesho ntago njangwe yigeze amenya amabwiriza n'amategeko byanditse ku muryango w'urusengero bo yapfuye kwinjira gusa mbe barambwira ati ro urange uko tuvuye hano twatangiye amasengesho umenye amabwiriza n'amategeko ahanditse ubone undi umaze kuyasoma ati se handitse ngo tugende urabanza yasoma ubone uzugaruka undi abakizo muri minsi basiga basengana amasengesho baryana babaye nka njangwe na mbeba umuntu agutera gutinda ari umurokora ari umuyombe mugenzi wawe mutangira amasengesho murayashoje ahisa kwivugana pasiteri gusengesho ahisa kujyana Kacyiru kwa Kiruhura uriye ifi nawe arakutoto yarakuriye basigaye barya babaye nka njangwe na mbeba abasigaye bere kurera irari ryo ry'ibyaha ritarabashiramo bagira irari ry'ibyiza bareka irari ry'ibyaha bareka irari ryo kwifuza ibintu batazageraho batazapfa bagezeho ngo badatu baradusengeye ngo mvuka kwa mushuma ngo sinapfa ngo sinasiba ngo ntibanterinda bayigute bakakongeza nindi ngo paze ngo so ni pasiteri ivo abantu nabana bo mashumuzi babyaye benshi cyane nabana bo mashumuzi barara mu gisimeti wagiye mageragere sukara ko batari bajya nose bagiye gute kandi base baravuganye n'Imana iyi Imana ntago bayisenga umuntu ari umusevire ntago byata ko yarasenze yansengeye ngomba kuzanye nkirwanirira nkasenga nanjye ngo barangije njangwe bakora urugendo wose urantu batangiye amasengesho barangije hari ijambo ryari handitse baramubwira ngo horara murebe hari hejuru handitse ngo iki aramubwira ngo hasome n'umurara no gwasoma umbwira uko handitse aravuga ngo haranditse ngo mu nkuge nibaryana mu nkuge baruzuzanya ayewe aramubwira ngo mu nkuge nibaryana mu nkuge baruzuzanya haleluya barangije aramubwira ngo nubwo wana nta kino kiraka n'icyo barokore ndakurya ndaramubwira ati ntago natsingwa n'ije mu bwe nkiri mu masengesho kere kubiteka niba atari we Mana ariko nimba ari we Mana ntago wanga ntarasoza amasengesho cyo kwa ninyasoza nkaya mu mubiri uzandye ariko kuva uyu munsi wambwe ngo wahaza inyama zanjye nange ziko ntago nkiri biryo by'abadayimoni byawe umunsi naba umwana w'Imana nunandye uranduka nunandye urashya uyu munsi ntago ugomba kundya haleluya niko babigenjeje rero bamubwira ngo haranditse ngo mu nkuge nibaryana mu nkuge baruzuzanya ivo ndashaka kuvuga ko muri iyo minsi abantu basiga basenga baryana kandi abahanuzi b'ibigoryi y'umwe ahuriye n'undi mu cyumba cy'abase bose barabasambanye bagakutemo agakorasi umwe atitirira hano undi agatitira hariye kugira ngo bice dosiye zabo babati banabayumbe pe banabayumbe bo nibigeze abandi baragwewe ntago yigeze agwa urumva bakahanura bakavuga indimi hererere none bamugati turakwakira mukozi w'Imana agata bati bamugati reka twakira umukozi w'Imana akayita ajya mu ijambo ry'abarimaye haleluya atamina turashimana ko yatuzanye wowe nande vuga ko Imana yakuzanye na nande yazanye abana be n'umugore wawe byo abantu babashakisha ngo Imana yatuzanye n'abantu waje uri wenyine ngo turashimana ko yatuzanye wowe nande urakira mu bwishi ko waje uri wenyine na Bibiliya ko ari n'ijye uba wanayibagiwe wazanye iki ngurumva ngo birengo muri iyi minsi ya none umuntu yitwa mu mutwe ngo bite ngo kuyena ngo bitacemewe ninde babagiye kuva bamusanga Bibiliya yitwaye mu ntoki na Bibiliya ntago bikemewe se
kugendana Bibiliya ntago bikemewe. Usara abantu bazigendana nyine bitewe n'ibyaha abantu basigaye byarabitugatugiyeho bakaba bakristo hari n'umuntu ugenda yanga kugendana ngo munekeza batamenya ko ari umurokore kuko kubona ukore byabaye icyaha muri iyi minsi niko nabivuga byabaye icyaha byabaye forode munasiga batirekaniye yambare nigendera Bibiliya mbese kwifata bisigaye bisuzuguritse muri iyi minsi niko nabyita mu mvugo y'abananiwe ariko Bibiliya ni intwaro umukiranutsi agendana akayirasisha akayizereramo akabana nayo rero mbwira abantu mbabwire ngo Yeremiya 18:9 hari ijambo ngo abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe barashoboye ngo kubanza ijambo ry'Uwiteka ubwenge barimo ni bwenge kisi Yeremiya 18:9 niko havuze haravuze ngo abanyabwenge baramwaye ngo kandi barafashwe kuko banze ijambo ry'Uwiteka ubwenge barimo ni bwenge kisi nta bwenge burwanya Imana bubaho nta bwenge bwo buhakana Imana nta bwenge bwo werengagiza ko Imana yakujyanye hanze nta mashuri ugira wagira ukajya kwirwanyirizayo kanga abakozi b'Imana bo bagwaheta icye y'amasengesho n'ubuhanuzi nose gabicara bango ngo bahanuzi ngo barashize ngo n'abahanuzi bakibaho uzabakenera nta muntu ujya bimvura kuri muganga gifite indwara ubwo burema wihaye ubwo burema wihaye ngo ntago ngo bahanuzi bakibaho ukaba ngo ntago uzaye gukina abahanuzi nta muntu uvumba ku muganga gifite indwara Yego. Taya bini fodra imanda gloria Imana ifite imbaraga uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka no ugiye kuba ikinyuranye mu bantu ni umwaka Imana ije gushungushura ni umwaka ije kugaragaza urukungu n'inopfu ni umwaka Imana ije kugaragaza mw'abantu barwana Imana ishyaka nayo bikayibarwanirira ni Imana harimo abantu benshi bagiye kuzagaragara mu mwambaro bahozemo bakagaragara mu wundi bakava mu mwambaro w'iki bakava mu mwambaro wera bagahita bahura n'umwambaro w'ikintu babesheyemo kuko aho beshera niho Imana izakubeshyuriza aho uvuga ko ukirijwe neza n'Imana izakwereka ko utashirijwe neza Imana rero yambwiye ngo mbwira abantu yuko uyu mwaka ugiye kubikinyurane nanone ni umwaka wuzuyemo impaka ni umwaka abacuruzi benshi bagiye kuzamuka sigare bakananirwa bakikubita hasi abantu bakananirwa ku mafaranga yabo bakaya gucuruza ibyo bacuruza bikanga ni umwaka w'ikinyurane ni umwaka urimwo amabara ni umwaka urimwo ibintu bitandukanye ijwi ry'Imana ryambwiye ngo abantu bari hose bapfukame ku rwego uriho amafaranga ufite ntago azakujyana mu ijuru abantu ufite ntago bazagwena mu ijuru mukizwe neza kuko Imana yambwiye ngo uriya mwaka nusanzwe Tobenevaya ariko ngo abantu bavuganye n'Uwiteka azabarinda babahoro masa abantu bavugaye bakomeje kuguma n'Uwiteka batamuharitse Imana izabagira abanyabwenge kandi mbibutse ko abantu babeshye abantu babaye iniga baba bakoboyi mu mwambaro w'Imana babakoboye bafite Bibiliya baba bakoboyi bambaye amatisi baba bakoboyi bambaye amacongo ariko Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo birarangiye igihe mwabeshye abantu ni gute umuntu ava ku itariki ya mbere ahanura Evode imyaka 3 ikarangira Evode atarabona ibyo amuhanurira bundi uwo mwuka uva kwa shitani ni kwa so shitani ni ikinyoma ni umwuka w'Imana koko ntago wari umwuka mbibutse ko ntago indimi zone no guhanura umuntu navuga indimi nyinshi ariko nkahanura ibintu ariko bidahari ariko murashobora kuvuga indimi nkeya agasenga kenshi akanerekwa kenshi ariko atavuze indimi kandi agahanura akerekwa bikemera rero Imana yambwiye ngo mbwira abantu bose babasha kumva ikiganiro Imana yambwiye ngo Imana ifashe inkoni kandi iyo nkoni kubwifashe yambwiye ngo naguzava ku bitugu by'inkozi zibibi Imana ifite inkoni ifite uburakari yambwiye ngo abantu bonge bagaruke mu kidendezi bagaruke ku isoko abantu isi yababeshye ko bazakomeza kwikiriraho none ibyisi abantu baba bafite ibyo bayikiriyeho isi igiye kubagira ikinyoma buryo udufaranga tumeze nk'uduhiye nta twari ufite kuko isi igiye kumera indira nini cyane iyo ndira isi yameze igiye kumera utuntu twawe isi ihinduke iy'abanyenda isi igiye kuba abanyenda no bagiye kuyobora isi no bagiye kubaka amazu no bagiye gukora ariko umuntu w'Uwiteka yashigaje hari umudugudu w'abantu bashigaje Uwiteka yashigarije w'abantu barokotse ibyaha
uwo mudugudu rero niwo tuzongeraho, niwo tuzambariraho, ariko ntago uyu mwaka ari umwaka tugiye kwinjiramo ngo abantu ubuntu bahawe bapfusha ubusa. Wowe wakoze ibyaha urabikoze, kamera ntizagufata, zo mu mujyi wa Kigali warasambanye ntiwagaragaye, waribye ntiwagaragaye, watuburiye abantu ntiwagaragaye, ariko Imana yantuye ngo mbwira abantu ngo inkoni irabamanukiye. Inkoni yamanutse kandi agiye kubona mbona abantu gusohoka mu rusengero ariko imyenda bari bambaye bakayisigira bari kwinjira. Ijwi rirambwira ngo nta muzasohokanira ke yaragezeho, rizafata uwaruje uje kuri iyo ngoma, cyangwa uje kuri iyo titire, cyangwa uje muri uwo muhamagaro, niko Imana yambwiye. Lopele shala bini manda gloria, Imana shama, Imana grerema, raba yasiri maigome, manda zo bere fodrai, to benevaya. Imana irambwira ngo ndetse bamwe na bamwe abantu benshi bari bashonje, abandi barize babura akazi, abandi barize zabo bazerezi bagiranwa. Imana irambwira ngo uyu mwaka ku bantu basenze neza, Imana igiye kwa favor, Imana igiye kwa ubuzima. Mwitegure kwakira ibitangaza by'Imana, mwebwe mutatambitse ibirenge, mwebwe mwakoze uko kuri, mwebwe mwatanze ibyo mufite, ntabwo Imana izabarenganya. Ndetse nawe do beneva ya sirigide, Imana yabwiye kugaburira abantu bashonje ntubagaburire, kavuga ngo bika abantu bigishoka wanze kubagaburira, ugiye kuzabikora ariko ntabwo uzegira wumva ijwi ry'imbabazi, ntabwo uzegira wumva ijwi rikubwira ngo ndagushimiye. Ugiye gukora igihe cy'Imana, ijwi ry'Imana ryarabaye ingumwe. Ndibutsa ko abantu Imana itari kuvugira abantu bose kuri igihe tugezemo, ntabwo Imana kivuga ku bantu bose. Ijwi ry'Imana ryabaye ingumwe, ijwi ry'Imana ryararumbye, ijwi wese rivugana n'umuntu Imana ibona ko ari nkuramutima yayo. Lopele dasha labinima manda grerema. Navugiye mu mwuka witonze kuko ntago nasaraguritse, kuko hari igihe Imana ikubwira ibintu ukavuga ati nibi bintu kubivuga, ngiye kubivuga ndi mbese naba umujepe ndi megaze neza ndapotete nabyo gusarabuza ngo nasaze, mbivugishijwe akanwa k'Uwiteka. Ijwi ry'Uwiteka ryavuga nayo mbwira abantu babwire ngo musohoke mu byaha, musohoke mu kuraguza. Igihe cyo gusambana, ugiye kujya usambana uhure n'igihano, ugiye ujya gusambana uhure n'igihano, utwara imodoka ubeshya abantu kuri umurokore uhure n'igihano. Kandi abantu bakomeje gukora Imana ibyaha byinshi rabihorera bagira ngo ihangwe nabo, ariko Uwiteka abishyize ku mugaragaro, abishyize ku mugaragaro. Bayumbe mukura amaboko mu mufuka mukore, kubera yuko umurima mwabeshyeyemo uzuye imifatango, muzafatirwa mu mifatango. Imikerere uzuye mu muhanda, abantu bagiye basigira basiganuza, abantu barimo barwana n'ibyabafashe batazi ibyabafashe ibyo ari byo, kuko inzira yabaye amashyari, yabaye ihari, mbese inzira zabyaye amashyari. Rero ndashaka kubwira abantu ngo bagaruke mu nzira yo gusenga no gukiranuka, abantu bene ubutwa bikwiriye, abantu bafasha abantu. Ni gute ubika imyambaro ukabika ibyo kurya mu nzu abantu bashonje, Imana yakugaburira ntugaburira abandi. Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo imbe yabeshi igiye kubama, Imana yubira imbere z'abandi bantu bari bashonje. Imana yambwiye ngo mbwira abantu elapa igide mora shama grerema. Nabonye abantu bakiri umuheha buki ariko kurabiranga. Ijwi rirambwira ngo igihe abantu bose babire mu buzima bita ngo bwiza, ntabwo bwabere bwiza kuko nundi babwishije bwiza, ariko nabo ubwabo bameze nk'abashukura toilette bigiramo, bagana wa muntu wagiye muri toilette bakavuga ngo ni ugiyemo bwa mbere kandi wayicukuye ari wagize ute wayibanjemo. Rero Imana yambwiye ngo ihema rivuye ku bantu ariko rigarutse no ku bandi. Ihema ririmutse ariko rigiye no ku bandi, kandi ihema ry'Uwiteka ntago rizatembera mu kirere, rifite aho rigiye kwimukira. Nabonye imyambaro ihinduka amazina, mbone Imana iri gukiza abantu ibyasha. Imana irambwira ngo igihe kizemo n'ikihe kigoranye kandi kiruhije, ni igihe umuntu agiye kurira ntabone mugenzi we, ni igihe umuntu agiye kujya kurira akajyarira urire numva ukurangwa kwiteho, ariko abagarukira Imana izabagirira neza. Lope la shadow bini manda gloria, Imana shine gide mora, Imana shine, Imana zoroma naweza na yote, lopewe de shandema. Uyu mwaka ugiye kwamwa amashimwe ariko y'abantu atari bose. Uyu mwaka ugiye kuba abantu bagiye kwambara inifomu zo gusubira ku ishuri kandi bagize mu gihe cyo gudefanda. Nabo yabarasura mu wa mbere.
Imana irambwira ngo igiye gushyira abantu mu ishuri kandi bagaragara nk'abarangije. Imana igiye gusubiza abantu mu buzima umeze nko kongera gupfundikanya kandi bararenze mu buzima bwo gupfundikanya. Yesu arambwira ngo aragarutse kandi ikiboko cyiwe kitsikamiye benshi, kandi Uwiteka irambwira ngo isi yuzuye umuvumo kandi isi yuzuye amahane. Nabonye abantu bamburwa imbori z'ijambo n'iz'umwuka wera. Imana irambwira ngo abantu babeshye abantu kirahagije. Imana igiye kubeshyusha abantu. Aho wabesheye nugiye kubeshyurizwa, niko Imana yambwiye. Ukomeze. Kaba uduhaye impamba ya 2026. Uriya mwaka ntago woroshye. Nabonye inzego zimwe bazishinga nkabona ziri mu nakazura zikagenda zivunika urambwira ngo uriya mwaka nta nzego zihari, uriya mwaka nta mikati ihari, uriya mwaka nta rukarango ruhari, uriya mwaka nuwo kuba abantu bagomba gutyaza bagasenga, kuko nabonye udusozi twinshi dutizanya umuriro tukajya dukongezanya. Ijwi barambwira ngo abantu babazi kumva ijwi bazi ijambo ry'ikiyumbe, baje ijwi ry'Imana. Nabonye udusozi dutizanya imyambi dutizanya umuriro. Imana irambwira ngo hari ahantu umuntu atagiye kuzikura, abantu basenga beza ibashyireho ihema ryayo. Pana bimwe gusenga ngo imitaka se watwitwikira amashaya ahari, Musa yatwitwikira umutaka umuyaga uhari. Abantu bo muri Amerika basenge cyane, kuko urubura ruriyo rushobora kwangiriza abantu. Mu gitondo navuganye n'umuntu aramubwira ati bimwe wampanuriye umbwira iby'urubura uyu munsi ari kumanuka amatosho. Ni amatosho, ntabwo ari imvura, ni amatosho ari kugenda akabyara urubura ku buryo n'imodoka ze zabuze uko zigenda. Urubura rwagiye rwuzura mu mihanda, kandi ejo nabwiye umuntu twamaze ko yiganira ati nabonye imvura igwa iwanyu, mbona ugize urubura mu nda rwishura konza uratitira. Mu itora arambwira ngo yampamagaye kuri video, arambwira ati bya bintu wahanuye dore ukuntu hano tumerewe. Bene data bibuse ko ntabwo Imana ije guhana abita abakozi b'Imana. Ntabwo Imana izakoresha imbunda nka perezida. Perezida yizera imbunda akizera n'ubwenge bwe, ariko ntabwo Imana ariko ibyizerayo. Imana ifite amasasu yitwa Amavubi. Imana ifite kwicisha abantu ibimonyo. Imana ifite kwasamura aya mazi akamira abantu nk'uko yabikoze muri Egiputa. Imana ijya yohereza Amavuba akarwana. Imana yambwiye ngo nibasenge bareke kwiyubakaho ibintu birashira, ariko Imana nishira. Mama wewe uvuga ngo wagize izina rikomeye, urapfa ariko Imana ntabwo ipfa, urahomba ariko Imana ntabwo ihomba. Mureke mugarukire Uwiteka mu gihe cyashizweho, kandi tubwira abantu ubutumwa bakabuceshura ngo niko byahoze. Uriya mwaka n'umwaka umwana azarira nyina niyumve, ni umwaka ndetse nyina w'umwana azarira nyina umwana nawe niyumve. Olabe na shadow benima again. Professor hanura. Imana ifite imbaraga zikomeye. Niwa ya shadow bini manda gloria. Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Imana yambwiye ngo irambiwe baruha mu murimo w'Imana. Imana irambiwe baruha mu murimo w'Imana. Imana irambiwe abantu bibisha Bibiliya ijambo ry'Imana. Yesu yambwiye ngo mumwitebe mu nama muri ya mwaka. Kandi rambwa ngo mbwira abapasiteri n'abadiyakoni n'abanyabusoro bari gusenga isonga zifunguke mubifate nk'ibitariho. Imana ikuye inzira ku murima tobe nevaya. Irambwa ngo isengero rimwe mwazifunzwe, harubwo perezida yafunze isengero. Abandi ngo perezida yarabahemukiye yabambuye amaturo. Izo ndazayo nababwiye ngo zizagenda, mwashize imbere. Imana benefoi geri fodra imandra gloria. Yesu mwene Dawidi itere cy'amahanga samba itarumba bwugamo bw'umugaro. Imana yambwiye ngo nimuhumure, nazikinguye zigaragara, nimukingura imitima yanyu Yesu ayinjiremo no gufungura biriya byondo topeneva yasika ntibigihari. Ahubwo mwitegure ko mugiye kuba muri interina mwese, kandi tuzigira ahantu hamwe twese. Mwitegure kuya muri interina, mubyitegure ko tugiye kuyijyamo. Tobe Faigen irambwa rusengero zafunzwe n'abashumba b'ibigoryi, zifungwa n'abashumba bakoze ibyaha. Umuraba waje mu nzu y'Imana ntibabimenye ngo perezida ngo yafunze isengero.
arazifunga se perezida abeshejwe arya uko yasenze, yakoze imburase kuko yasenze, yabajije ubuse kuko yasenze. Ubudahangarwa no gutoranywa kw'Imana rwo kwamwimitse kumugira uwo agomba kuba we, ariko ntago yasenga Imana mu ubwenge bwo gukora imbunda, ntago yasenga ngo Imana mu ubwenge bwo kunazarwa na haduyi. Haduyi yose ikwinjiriye ugomba kufite ikintu cyose gikora gufite haduyi. Imana irambwira ngo abantu bagabanya amasengesho yo kwiriza ubusa ngo gusenga bazifungura, ntazo bazafungura, noneho muzajye kwiyahura. Hasa n'ugute mutasenze mutagirewe n'Imana, igihe Imana avuye ngo usenge bazazifungwa, Imana ikavuga ngo abantu nibasenge basenge hakiri kare. Imana ikabwira bavuga ngo nibavome, amazi agiye gutubamwa ngo nibavome, basengesha bitaraza basenge bitaraza. Ni iki Imana itavuze? Kuki mwigize bagitamisi? Kuko mwigize indyarya zicecura ibintu. Nta bihari, nta bihari, nta bihari. Izihari zibe zihari nazo zirimo gufatirwa icyemezo. Musoke mu muriro udahari. Musoke muri ibyo binya by'amasengesho n'insengero. Igihe mwarwariye ibifu, abarokore bapimye, abarokore bapimye ibifu, abakore bo bambere barwaye ibifu nk'iki gihugu. Ngo bari gusenga ngo isi ngo izahinduke, bari gusenga ngo bazajye mu ijuru, bari gusenga ngo Imana ngo izatanga amafaranga ngo izahama abadoka no gucuruza Dubai. Ndababwiye ko Dubai hajya abantu basenze Imana. Ubu ntandazi maze imyaka 3 muri Dubai ziryamye zitaragaruka no mu Rwanda bitewe n'amafaranga ariyo. None uri gurasenga njyana Dubai Imana, njyana Dubai Imana, mama amafaranga yo kurangura Dubai ntayigwe, none uzakuza kwifunga. Ndababwiye ko Imana igira ifana namwe n'amafaranga n'imikati n'amazu n'abagore. Imana ifana n'umuntu n'ubugingo bwonyine. Nimba ntabweye mufite muzapfa, nimba ntabweye mufite bwo kugira ngo musenge Imana bakundisha abantu, bahuze n'abantu, mugira ubwenge, mwige business, mwubaka amazu, mucuruze, kuko ubwenge barabutizanya. Mushaka mubatiza ubwenge mujye gucuruza, mushaka mubatiza ubwenge mwige kubaka amazu, mushaka babatiza ubwenge mwige kujya kugura amahegitari, muhinga imyaka, muhinga ibigori, muhinga ibirayi, muhinga ibijumba, muhinga za soya. Abantu bakeneye sosoma. Igihe mwabere mu rusengero mwagaragaje we musaruro. Imana gute mwabaye bya 10 by'abapasiteri, gute mwabaye inyungu z'abapasiteri, gute mwabaye inyungu z'idini mu nyungu za Kristo, gute mwabaye imbata z'abapasiteri mu imbata za Kristo. None ngo barabahemukiye. Muramusomoye ku mwamwe aratsikamiwe, mwashimwe bara kwibakuyeho igitugu cy'abantu, mwamiye kwimara bakuyeho igitugu cya kwindamu mbi z'abantu. Abapasiteri bimitsinda bimikinda neza kizira kinjira hera. Mbibutse ko iwo kibeshejweho n'ubwenge n'imigambi kandi yigise mu migambi kira mu bikorwa. Nimba perezida asize mu bikorwa ngo guma mu rugo, bakavuga ngo gira inka zibeho zikabaho, akavuga ngo barove mu manegeka bikabaho. Gute Imana itakwimura umuntu nimba usenga Imana ntikwimure mu rwego urimo ngo ujye mu rundi ubana n'Imana gute? Ubwo ni iwanyu ko iwanyu bagiye kukwimura bajya mu mibare. Ntabwo Imana ari imibare, Imana ni ibikorwa. Imana irashoboye. Topewe de shaima raba ya sirigide manda zobrere hedimeni kontrai mana shaini mana zobrere raba ya sirigide manda zobrere mana nehema. Haleluya! Imana nehema, Imana rabi, Imana shamagre. Imana ifite imbaraga zikomeye, Imana ifite ubutware bukomeye. Imana yambwiye ngo ije kuhagira abantu umwanda bandujwe n'abapasiteri, imaze gukuraho abantu bebevo egaye. Nabonye abantu bikonegita mu mavuta y'abadayimoni, bikonegita mu mavuta y'abadayimoni. Yesu arambwira ngo hari imiswari imeze nk'iyi ngiyi, abantu bagiye bakwitirwa mu rusengero babashyiramo izindi mbaraga, bakagukwita umuswara bakawuguhanaguza. Ngo Imana iguhanaguye agahinda ugasanga karashinyitse, Imana iguhanaguye amadeni ugasanga aracyahari, Imana iguhanaguye umubabaro ngo w'ubugumba ugasanga ubugumba bufaze imyaka 10 ko bakaguhanaguye ngo warabyaye. Muve muri ibyo binya by'abapasiteri babaye abinda, babaye inyungu z'abapasiteri, babaye inyungu z'abakristo babo. Mureke perezida barwanira igihugu mu cyubake, mu babanyabwenge mu bakamazu, mureke vuba muri ibyo bintu. Nta muntu Imana abujije gusenga, ntawe perezida abujije kwerekwa no guhanura, ariko umuhano mufite n'ubwe umuhano munakora.
igihugu kizubakwa n'amasengesho. Bunyarugenge yubatswe n'amasengesho. Uzi n'abaga zaguzwe n'amasengesho. Izi nzu mubona zose Ihari bazubatse ko baheraye kanyarira. Nyarutarama bayubatse ko baraye kanyarira. Reba bayubatse ko baraye kanyarira. Babasengeshe ngo ngira mu mutima mukozi w'Imana ngo uje kunsengera ufata yitatu uwagusengesheje ari muri business arunguka miliyoni 10 nuragiza ahita gukwita mu bijana ngo urakoze mukozi w'Imana yo cyangwa kubere ngo Yesu aguhe umugisha ngo wari mu mavuta. Ntago ndi icyacumi cy'abakristo, ntago ndi icyacumi cy'abantu badusengera, ahubwo nimba wemera gusenga kigikira nanjye ngushyigikire mu gusenga, nanjye ibyo ufite ubinshyigikiremo nanjye ushyigikiye mu byo udashoboye. Mujye gushaka amafaranga nazo dushaka amavuta, tujya tuzana amavuta namwe muduha amafaranga nazo tubaha amavuta. Twese niduhura twese turi inyatsi se turi indushyi tuzabaho gute? Reka nshaka amavuta, mushaka business, mushaka ibyo mukora, mujye mbagura mu nzego, mbakubitira abadayimoni barwanya mu nzego, mbakubitira abadayimoni babarwanyiza mu ndwara, mbakubitira abadayimoni barwanyiza kutabyara mu byare, barwanya kudashingira mu bikingire, bakurwanya ngo uzishora kasere nyikugurireho, ngo mbese nkuha amavuta nawe ugura amavuta. Nkuha amavuta umpa amafaranga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ni gute abantu bakora ibintu imyaka 15 ukabikora bitarahinduka? Ni gute umuntu ko asamba imyaka 20, umuntu asamba imyaka 20 akaba taragura inzu kandi abandi izina cyarabakishije, ubwo urumva utakitaraguhombeye? Wari ukwiye kugarukira Yesu. Yesu akaguha ubuzima n'amahoro, kuko Yesu nagafana n'abantu n'amafaranga, nafana n'abantu n'amazu, nafana n'abantu n'ubwenge naho uvuka. Wasambaye imyaka myinshi ntabwo wagura ikibanza mu irebero, wasambaye imyaka myinshi ntabwo umwana ntabwo yiga mu kigo cya Jeanette hari ku Gisozi. Bese abana baracyarushe, uracyarara hanze, uracyarara kuri nyakatsi, uracyarara gukumbagurika hasi, wishwe n'inzoga, inzoga zazo mu marajipo ngo azanzuba ngo bita ngo cunga umuntu ngo cunga ubwonko. Izo zose ntacyo zakumarira. Sanga Yesu akuruhure. Yesu umuntu amufite aramenyerana nawe akangugikoma akatera haleluya. Umuntu Yesu amufite ahinduka umunyabwenge yarinjije. Urashagurira ngo uve mu byaha urimo, waba uri Dubai, waba uri Amerika, icyaha kizagutenguha, uyu mubiri uzagutenguha. Kandi umuntu atangiye kurwara umuteza akarwara sida, burya aba yatangiye guhura n'igihano. Icyo ni inyungu umuntu akura mu murimo yagiye akorera ahantu uherereye batamubonyeho. Ariko uyu Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange mbaruhure. Ukeneye gukizwa, ukeneye kwihana, sanga umwami Yesu. Ngwino tugusengere, ngwino tukubwire Yesu ko agira neza. Uko ngana gutya ngize imyaka 33, ntago nashikoze inzoga mu kanwa kanjye, kandi nta winywa ntacyo yandushije pe. Usibye ukwita umugore wawe ukamena ibyombo, ejo ukayagugura ibindi, ugahinga imodoka, ejo ukagura indi. Mbese umeze nka wa mwana babwira kwiyanduza ejo kongera kwiyanduza. Wakurikiye umwami Yesu akaguha agakiza, ukaryoherwa, ukabyibuha, ukambara neza, mbese ugashisha muri Kristo Yesu. Abantu nibagarukira Uwiteka bigishoboka, kandi Imana kuvuga mu ijwi ry'impanda rya nyuma, kandi nakomeza kubwira abantu ngo mungarukire, kuko ntago bazi ifite icyo cy'abantu. Hamwe bafite inyungu ku bantu baramutse bakishijwe Imana yanezerwa. Imana niko yambwiye ngo mbwira abantu. Ropele sai gome fodra imanda gloria. Imana shama, Imana grerema. Ropewe de shandima. Reni wa yasirigide. Umuntu yahuye n'igihano cy'uburwayi, akwiye mu busambanyi, uyigurarira ahantu uri, waboje umwanzuro wo kwanduza abantu, wakoze icyaha cy'ubusambanyi, ntukihannye, umaze kuya ko wanduye sida, none usigaye wirwa uyanduza n'abantu, ufite uwakora ibyaha ugerekaho ibindi, wari ibyaha uraniyongeza. Urumva uzajya mu ijuru ryande? Ni irya Kamonyi, ni irya Wanyu, ni irya Nyabugogo, nimba ari simbizi. Uzajya mu ryawe wagarukiye umwami Yesu. Amafaranga ntiyagukiza ibyaha, famiye ntago yagukiza ibyaha, ariko ibintu byananiye amafaranga Yesu arabishoboye. Ibintu byananiye abanyabwenge n'abashinwa n'abazungu, iyo uhuye na Yesu ndiko icyaremwe gishya. Hura na Yesu mwakino kiganiro, wihana ibyaha. Dushaka gutangira uno mwaka wihana ibyaha byawe, uze ngusengere wihana ibyo byaha. Nurangiza wihumanuze, utanga amashimwe, ugire imihigo yose wahize uri mu byaha warayihize
ngo mwami ngo nundindira mu byaha ngo nzagushima none yarakurinze koko kwigutegura nk'ubuhamya bw'ejo hazaza ntiwayishimye ntugaburira abantu ntufashe ifubyi nta kintu na kimwe ukora iyo nda yawe imikiri washizemo nta mashimwe azabyara mbese ntabwo Imana ijya ibara amaturo wariye ntibara umuceri wariye ahubwo Imana ibara ibyo wahaye abandi ntabwo Imana ibara inkweto nambaye izabara izo nambaye n'izo nahaye abandi ntabwo Imana izabara umuceri wariye mu nzu yawe utahaye abandi wari ukwiye guhinduka wari ukwiye gukizwa wari ukwiye guhinduka ukazabwira umwami Yesu akakugirira neza Yesu akakwitaho Imana yambwiye ngo abantu barashize bagenda bambaye imyenda myiza ariko ahantu barashize baraboze bafite imbaraga z'ibyaha bamwe rujyo na karande zaho bakomoka bandi babatanzeho ibitambo nubwo ibaza amafaranga aboneka umuntu atavunitse gusambana rwose umuntu aravuga ati nashomuje wo gusambana ndabwira umukiramo amafaranga ya Dubai akayagwa ariko ntiwaguze imodoka nawe ubwa uracyama mu manegeka mbese urumva bizagenda gute ngwino ugarukira umwami Yesu araduhamagara Yesu araguhamagara mwene Dawidi urangije imyaka 15 mu kwezi kwa mbere urasambanye Imana irakwihorera mu kwezi kwa kabiri uriba Imana irakwihorera mu kwezi kwa gatatu wagiye mu bapfumu Imana irakwihorera mu kwezi kwa kane waragiye urangije wambura umuntu igitugu uramwambuza igitugu birarangira mu kwezi kwa gatanu ufatira kufite ku rutugu uryakisha umuntu ubutaka bitewe n'icyo uricyo uramiramije uri muri biraho ngaho uri ahantu muri runaka ufite ibyaha byinshi uri muri kapani runaka warangiza ngo uzajya mu ijuru Imana izakubita abantu pene wayasika nabonye muri uyu mwaka muri Bonane na Noheli bivuze kuri kamera kandi aho bizagaragara hose biramenyekana ntabwo yari inkuru izahishwa hari icyo bita utubari hari n'icyo bita amahoteli nabonye muri uyu mwaka ahantu hamwe hagiye gushya kandi hashya muri iyi minsi mikuru hijwe nyo arambwira ngo ntabwo gifite gushyigikira ibyaha inzu z'ibyaha inzu zikorerwamo ibyaha nabonye ahantu hashya muri umujyi wa Kigali hagiye gushya hasimburanwa abantu basha amafaranga bayashora mu byaha bashora mu nzu zo gukoreramo ibyaha bashora kubaka amafaranga mu marogi ariko kubaka inzu y'Uwiteka kufasha imfubyi byarabananiye kufasha abapfakazi byarabananiye mwaguye indamu z'indambi zo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nabwenga uko mwabyubatse mu byibye uko mwabyubatse mu buriganya bigiye gutaha uko nguko bigiye gushya mwana mufite amabare menshi mufite amahoteli mufite utubari nkuru umujyi wa Kigali izo nkongi zizagaragara kubera yuko ntabwo ishaka ibyaha mu iki gihugu irashaka abantu bahinduka twavuye ahantu hakomeye tuvutse vuba tuvuye mu icuraburindi tuvuye muri jenoside vuba bamwe ntibabashyira n'ibikomere none mwe mwishyira muri ibikomere byo gukora ibyaha munaniye Imana mwasinye umurongo ngo Imana nitugongera kutwubakira igihugu ngo kigwa kigahagarika duha abana tukagira amavuta kwa mu gihugu ngo tuzakurira Uwiteka none nimura ukuntu bwinshi bw'abantu mutumye abantu barwara ivutu barwara umurengwe Uwiteka yambwiye ngo igihe cyo kuza cye niki mu mwitegure suko mu mwitegure nimba mwambara bombe muzambare nimba mwambara imbunda muzambare nimba mwambara ubudanga mu bwambara ariko Uwiteka yambwiye mu mwitegure agiye kuza kandi nazi inyamaswa zose ziri mu ishyamba zitakatije amahembe zizabura aho zinjira mu buhungiro inyamaswa ziri mu ishyamba zose zitakatije amahembe yitwa ibyaha zizabuzwa kwinjira mu buhungiro n'amahembe kandi irambwira ngo nigihe cyo kirangwa Imana irekura ibisiga bigiye byasonze mu kirero mu mashyamba irambwira ngo nigihe cyo gukiza ibisiga amerwe niko Imana yavuganye nanjye murakoze Yesu bahumugisha Profe urakoze cyane kuri iyo mpamvu duhaye amen sozo dusengera Imana Mana mu izina rya Yesu pela shadow binema hene wa sika drome hopiwe de shay dufukamiye abera owe la shay gome manda zobrere dufukamiye abera turasenze Imana yera Imana ikiranuka tumanitse ikiganza
kura ibyaha ku bantu, abantu imbabazi bakoze ibyaha ntibashyikire ubwiza bwawe, ariko Uwiteka pfukamye kuri uru rutare pene wayasika bahinduka ibuye rizima ryanzwe n'abantu, ku Uwiteka rikomeza imfuruka uwo ari we Kristo. Ndabasengera, ndahamagara imbaraga z'ububyutse, imbaraga z'umuzuko, imbaraga zo kubabarirwa, imbaraga zo kubozaho ibyaha, imbaraga zo gutamurwa n'ijuru pene shayi gome fodraima. Ndasenze mu izina rya Yesu, abantu benshi bakurikiye Yesu kubera imikati, bakurikiye Yesu kubera amasezerano pini wa yasirigome, ariko Yesu kubana nawe ikintu cya mbere aguha ni ubugingo, kandi bakoreye Yesu ikintu cya mbere bahembye ni imibabaro yonyine. Umukristo wese wasenze neza afite ibihamya by'imibabaro, afite agahinda k'inzara, afite agahinda ko kwambara nabi, afite agahinda ko gusuzwa mu bukode, nta bucuruzi agira, nta mafaranga agira, nta perima agira, ni imibabaro gusa. Ariko aravuga ngo mbimbwire ko nimuzemere ko ab'isi babemera kuko nanjye batanyemeye. Aravuga ngo impamvu batabemera ngo nuko mwatoranyijwe muri bo abantu baharanira icyubahiro, banabwirana ngo kwa Yesu biranagana, kwa Yesu ntago binagana, kwa Yesu n'ugushinga amavi n'ugukoboka. Ndabasengera mu izina rya Yesu, imbaraga zikiza, imbaraga z'umuzuko, abumva bumve, bumva ubuhuro bumve, kuko uratambutse kandi nawe uzaguhaguruka, nawe uzaguhagarika. Uratambutse kandi wamanutse, manukanye imbaraga nyinshi, imbaraga z'umuriro, imbaraga zitwika, imbaraga zimura, imbaraga zuhagira, imbaraga ziboneza hene taya gidemora shandro grerema. Urakoze Yesu, ndagushimira ko wera, ndagushimira ko ukiranuka, werekeza ijambo ryawe kandi urisoze. Abihana baze bihane, abuce bitambo bibace, kugira ngo Mwami Imana kuko batinze ubace ubukerererwe mu izina rya Yesu. Uwiteka we ubace ubukerererwe kuko wahamagaye kenshi, kandi imisozi yose nabonye hariho ingufuri, mbona insengero ziriho ingufuri, mbona mu byosho cy'umwuka wera haje ingufuri. Imana iravuga ngo dore abantu basenge, Imana igiye gundira ubundi buryo kwivugana n'abantu bayo, basenge mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze kumva gusenga, urakoze kuri imbaraga zacu, urakoze kuri ubuhungiro bwacu. Bisenze bibye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, ndabakunda. Amen.